hari ibintu utarimo gusobanukirwa. Soko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva? Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva? Ntabwo uri buze kunshinja ko giyewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. So muri kumva ni fire iteye ubwoba. Ubu ngubu rero Cyusa akaba agiye kwemera yuko uriya mwana ari uwe, agiye kwemera yuko umwana Isimbi atwite ari uwe, kubera ko yarebye asanga nta kundi kuntu yabigenza, asanga nta kindi kintu yakora, asanga n'ubundi uko byagenda uko kose bazavumbura yuko umwana ari uwe, yamwihakana atamwihakana, n'ubundi umwana ni uwe, n'ubundi DNA niziwe nta kintu yazihinduraho, ntabwo yafata umwana muhindurire DNA. Kereka bikunda yuko umwana muhindurira DNA, nicyo kintu cyakunda yuko ashobora kubesha yuko uriya mwana atari uwe, ariko umwana ni wa Cyusa. Umwana ni wa Cyusa rero. Ubu ngubu Cyusa akaba afashe umwanzuro, akaba afashe ingamba z'uko agiye kwemera umwana, nta kundi kuntu yabigenza, nta yindi nzira yabicishamo, nta bundi buryo afite, kubera ko gukomeza kubihakana cyane niko gutuma yishyira mu mazi abira, niko kurogirita noneho bimwe birenze, bimwe binakabije kurusha uko we ubwe yanabyemera. Ariko namwe munyumvire, ibaze uri nka Cyusa. Ubu uri nka Cyusa wakora iki? Reba, uri nka Cyusa warateye Isimbi inda. Ese Isimbi hari ikintu atwaye? Si umwana mwiza? Si yabyaye umwana mwiza? Si agiye kubyara umwana mwiza? Ese wahera hehe wanga yuko uriya mwana aba uwawe? Ibaze warateye Isimbi inda, ese wabyanga cyangwa se ntago wabyanga? Ibi ni ibintu rwose bitaba bikwiye muri sosiyete, ni ibintu byakagombye kugawa, kubera ko uriya mwana nta kibazo cyiwe, ni umwana mwiza, Isimbi nta kibazo, cyangwa se azanabatunge ari babiri, kugira ngo umwe amwihakane undi amukunde, yabakunda ari bose kandi bigakunda, yabakunda ari babiri. So dukeneye kureba rero, ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute? Kino ni ikibazo gikomeye cyane, tugomba gutega amaso, tugomba kureba neza, tuvuga tuti nyamara uyu nguyu Cyusa agomba gukunda Isimbi uko byagenda uko ariko kose, niyo yamwanga ariko ntago yakihakana umwana we. Kandi murebe, mu buzima busanzwe bijya bibaho yuko umuntu ashobora kwihakana umwana umubyeyi atwite, kugira ngo akwepe inshingano, kugira ngo yumve yuko nta kintu agomba gufasha umuryango we, nta kintu agomba gufasha umugore we, nyamara ari ugutangira, ari mu matangira kwa kundi uba utwite umugore. Nyamara ejo bundi umugore nabyara azatangira avuga ati umwana ni uwanjye, azatangira agira ati ibintu nk'ibi ibi bintu rero ntabwo twakagombye kuba duhura nabyo mu buzima. Cyusa yakagombye kwemera umwana. N'ubundi hano byaje kugaragara yuko ubwoba bwamutashye, byaje kugaragara yuko mama we agiye kumuvumbura. Ibi ngibi rero byose bigiye gutuma ahita yemera yuko yateye inda uriya mukobwa ari we Isimbi, kandi agomba kubyakiriza amaboko yombi, akabihagararaho nk'umuntu wabyaye umwana, kandi akaba proud yabyo nk'umuntu wateye inda Isimbi. So reka turebe rero biraza kugenda gute, biraza kurangirira hehe? Reka turore kabisa, kubera ko mama we aho ari ntago ari buze gutuma amworohera, ntago ari buze kumworohera habe na gatoya, kubera ko afite umujinya mwinshi cyane, avuga ati uraba wihakana uyu mwana nkazabimenya yuko ari uwawe, ntago tuzakiranyuka, ntago tuzaruvuga kimwe, tuzamirana nabi, ibyo wakigira ibyo ari byo byose. So reka dutegereze rero turebe, ese uyu nguyu mama Cyusa araza gukora iki? Araza kumufosinga kwemera gukunda uno Isimbi, cyangwa se kwemera kuza gufata umwuzukuru akamujyana iwabo, mama we akazajya amwirerera, dore yuko mama we noneho we nta n'ikibazo afite. Mama we arimo aravuga ati nanjye niboneye akuzukuru byaba ari byiza, dore yuko nikumburiye akuzukuru. So muri kumva rero ibi bintu nibyo koko birakwiye uko mama Isimbi arimo aratekereza,
arimo aratekereza nk'umubyeyi wa nyawe, arimo aratekereza nk'umubyeyi nyakuri ugomba gufata inshingano zo kuba yanarera n'abuzukuru mu gihe ari kubona byananiranye ku babyeyi babo cyangwa se ku mwana wiwe ari we Cyusa. Tubitege amaso rero turebe uburyo biraza kuba bimeze. Gusa ahangaha ikintu kiraza kuba ni uko Isimbi bigaragara nk'aho yatangiye kubona uburyo cyangwa se yatangiye kubona uburyo ahumeka, yatangiye kubona ahantu ahumekera. Umuntu akagombye kuba amutererana ni Cyusa, undi akagombye kuba amutererana ni mama Cyusa, ariko mama Cyusa ntago we arimo aramutererana, arimo aravuga ati umwana humura nzamurera, umwana humura nzamurera, uzamuzana njyewe nzamurera kabisa. Ni nyuma y'uko rero uyu nguyu Cyusa nanone amajije gufatwa inshuro nyinshi cyane, arimo aratekereza uburyo yabeshya, arimo arahimba ibinyoma. Mama we akamufata akamubwira ati se urimo uratekereza ibiki, kubera iki, kubera iki urimo uragendagenda wagira ngo urimo uraterekera, bimeze bite? Akamubwira ati mbwiza ukuri, umbwire ibintu urimo uratekereza, kubera ko ndi mama wawe, urabizi ko ngukunda nawe unkunda, ese kubera iki wakumva yuko wamisha, kubera iki wamisha, mbwiza ukuri nanjye mbimenye. So niyo mpamvu rero hano uyu nguyu mama Cyusa akomeje kugira impungenge nyinshi cyane, avuga ati ubu uno mwuzukuru yaba ari uwacu Cyusa agakomeza kumwiraza kwiraza i Nyanza, ubu ngubu koko yaretse uyu mwana akaba uwacu. Nibyo we arimo arivugira kabisa, arimo aratekereza ukuntu uriya mwuzukuru agomba kuba uwabo, kandi nibyo koko namwe mubitekerezeho neza, uriya umwana cyangwa se uriya mwuzukuru ni uwa Cyusa, ibyo yigira byose ko yagenda uko ariko kose n'ubundi uriya mwuzukuru ni uwa Cyusa kabisa cyane. Abafana se simubizi mwandike muri comment mutubwire, ese uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa ntabwo ari uwa Cyusa? Ese Cyusa yateye inda Isimbi cyangwa ntabwo yamuteye inda? Nimutubwire, nimwandike muri comment mutubwire niba yaramuteye inda cyangwa se ntabwo yamuteye inda. Abantu babashije ko bakurikirana ino filime Inzira y'Umusaraba mu ntangiriro kugeza magingo aya ngaya, nimwandike muri comment mutubwire, ese uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Nimwandike muri comment mutubwire, ko bitewe n'uburyo Cyusa arimo aramwihakana wagira ngo nta kuntu waba warabyaye, nta kuntu waba warateye inda umukobwa nk'uriya nurangiza umwihakane. Nimutubwire muri comment, ese uriya mwana nawe ubwawe yarakubeshye ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Mwandike muri comment mutubwire. Nabonye hari abantu, abafana baba bareba kure, baba bari tayari bazi akantu akariko kose. So mwandike muri comment rero mutubwire, se uriya mwana ni uwa Cyusa cyangwa se ntabwo ari uwa Cyusa? Mwandike mutubwire, ibitekerezo byanyu birakenewe, inyunganizi zanyu zirakenewe, dukomeze turebe, twinjiremo neza, turebe ibyo ari byo. So ku rundi ruhande rero Cyusa akomeje kugenda avuga yuko Isimbi yakomeje kumucwikinga, amubeshyera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, avuga yuko uriya mwana atari uwe, ahubwo ari plank arimo aramukorera cyangwa se ari byo arimo aramubeshyera kugira ngo Isimbi abone umuntu wita ku mwana wiwe. Nyamara mu by'ukuri ikintu kigaragara ni uko uyu mugabo cyangwa se uyu muhungu ari we Cyusa yaba yarateye uriya Isimbi inda, yamuteye inda kabisa, yamuteye inda. Ibi ngibi kandi ni ibintu bihari binumvikana, dukeneye kureba neza tukinjiramo. So rero nimujye kure, mube hafi, noneho tuze turebe ino episode ikurikira. Uyu nguyu Cyusa arimo aremera kuba yarera umwana, arimo aremera kuba we kuba umwana yaba uwe Isimbi akaba umugore we nta kibazo byaba bimuteye, dore nuko ari nacyo gisubizo afite kano kanya cyangwa se ari cyo gitekerezo afite kano kanya. So reka tubibutse rero gukora subscribe, nshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki ngiki nicyo gihe nako kanya kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana zino episode. Hari ibintu utarimo gusobanukirwa, si uko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva? Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva?
ntabwo uri buze kunshinja ko yewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. Uretse tukaba tugiye kureba inzira y'umusaraba, urugamba rutoroshye aho uyu nguyu Rugema agiye kwerekana aho yashyinguye cyangwa se aho bashyinguye ababyeyi ba Iribagiza cyangwa se aho yashyinguye ababyeyi ba Iribagiza, nk'uko arimo aragenda bivuga, nk'uko yakunze kubigarukaho inshuro nyinshi cyane, agenda avuga yuko azi ahantu ababyeyi ba Iribagiza bari, ko azi ko ahantu yabashyinguye hakiriho hanyaho. ubu ngubu rero akaba agiye kwereka uno mugabo ari we Rurangirwa. Twaba dutegereje igihe kinini cyane, turimo turibaza ese bizarangira gute, bizagenda gute, azahamwereka cyangwa se ntabwo azahamwereka. So rero iki ngiki ni cyo gihe n'ako kanya tugiye kureba aho agiye kwereka uyu Rurangirwa aho ababyeyi be yabashyize cyangwa se ababyeyi be babashyize nyuma y'urupfu rwabo, nyuma y'uko baje gupfa. Ni nyuma rero ahangaha aho uno mugabo Rurangirwa amaze igihe kinini cyane abitekerezaho, amaze igihe kinini cyane abyitaho, avuga ati ngomba kujya kureba aho ababyeyi banjye bagiye cyangwa se babashyize muri rusange cyangwa se aho babashyinguye. Ariko Rugema agakomeza agenda asa nkaho abyikuraho, akamera nkaho arimo arabyumva atarimo arabyumva neza, ugasanga byamugoye kugira ngo abyumve, kandi n'ubundi biri mu nshingano ziwe zo kugira ngo yereke aho ababyeyi ba Iribagiza bashyinguye. ubwo rero tukaba tugiye kubireba. So reka tumenye rero muri comment turebe ese ni bande bifuza, ni bande bashaka kureba, ni bande bashaka kumenya aho ababyeyi ba Iribagiza aho bashyinguye, aho ababyeyi bari, kubera ko hashize igihe kinini cyane dushaka kureba ese ababyeyi ba Iribagiza koko baba barapfuye cyangwa se ntabwo bapfuye, cyangwa se iyi ngiyi ni planka. wasanga iyi ngiyi na planka ari ukugira ngo batabakurikirana ngo barebe koko niba barapfuye, hanyuma uriya mitungo yabo babashe kuba bayirya cyangwa se babashe kuba bayigaruza, kubera ko twabonye ko uno mugabo Rugema afite amanyanga menshi cyane, ashobora gukora planka akavuga ngo ababyeyi bari bagize barapfuye kandi batarapfuye. So tugomba kumenya ese arajya kuberekana cyangwa se ntabwo ari buze kujya kuberekana, cyangwa se iyi ngiyi ni planka barimo arakora kugira ngo badakomeza gukurikirana ngo bamenye aho ababyeyi babo bari, bitazakomeza kuba birebire kuri Rugema iriya mitungo yabo ashaka kuba yatwara, bikazarangira n'ubundi iriya mitungo atayitwaye, kubera ko twabonye ko iriya mitungo we arayemera arayikunda cyane. Ni imitungo myinshi kuri we aba yumva ayitwaye yaba akize bimwe bidasubirwa. Niyo mpamvu rero hano aba arimo arinangira umutima, cyangwa se aba arimo aravuga yuko ababyeyi ba Iribagiza azi ahantu bashyinguye kandi atari nabyo. So dushaka kureba rero niba iyi ngiyi ari plank, iyi ngiyi niba ari plank cyangwa se niba biri seriye, ese koko ababyeyi ba Iribagiza barapfuye cyangwa se ntabwo bapfuye. Basanga bataranapfuye, ibi ngibi ari ukugira ngo uno mugabo Rurangirwa akomeze adindize ikurikiranwa ry'ababyeyi ba Iribagiza ndetse n'uyu mugabo Rurangirwa. So hano rero dukeneye kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Umuntu rero ukeneye kubireba yandikemo aho ngaho munsi muri comment atubwire niba akeneye kubira cyangwa se niba namwe mutegereje nk'uko dutegereje turi benshi cyane. Dukomeje kureba turi benshi cyane, tugenda tureba ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute, kubera ko iki ngiki ni ikibazo twese twakibaza. Turi abantu benshi cyane, turi abafana benshi kabisa. So mureke rero turebe ese biraza kurangira gute, agiye kuberekana cyangwa se ntabwo ari buze kujya kuberekana. Ese uyu mugabo Rurangirwa namubwira ati tugenda, akamushyira imbere bakagenda, yajya kubona akabona ahantu amujyanye ntago ariho bashyinguye, biraza kugenda gute, biraza kumera gute ko arafitwe kubera ko no Rurangirwa yakomezaga amubwira ati jya kunyereka ahantu Iribagiza ashyinguye, nanjye nzajya ugenda njye kumwibuka, nanjye nzajya ugenda njyaneyo indabyo nyine mwibuke nk'umuvandimwe wanjye. Ibi ngibi Rurangirwa akomeza kugenda bisimbuka avuga yuko kuhamujyana nta kintu byaba bivuze, kuhamujyana nta kintu byatanga. So murikumva rero n'umugabo Rugema afite amanyanga menshi cyane, ariko n'ubundi byakanga byanoga. Umuntu arimo arakina nawe, ikipe arimo arakina nayo ntago yizi, ari we uyu nguyu Rurangirwa afite imbaraga, afite n'ubushobozi bwo gutuma
anyete yose cyangwa se igikorwa cyose ashatse gukora cyo kugira ngo akurikirane ababyeyi biwe, amenye ahantu bagiye, amenye niba barapfuye cyangwa se batarapfuye. Afite izino mbaraga rwose, afite buno bushobozi. Uyu mugabo rero Rugema we biragoranye yuko yakongera kubeshya Rurangirwa, kubera ko Rurangirwa ubu ngubu afunzemo neza, afunzemo boku kabisa, kandi ni umunyamategeko, ni umupolisi, afite amanyenyeri, afite ubushobozi n'ububasha bwo kuba ibingibi rwose by'ababyeyi be bitazimira burundu. We ubwe yarivugiye aravuga ati nubwo ababyeyi banjye bapfa, nubwo bazimira, ariko imitungo yabo ntago yazimira. Mwibuke neza ko ibingibi yanabivuze ataranahura na Iribagiza. We yaravuze ati nubwo mushiki wanjye yaba yarapfuye, nubwo n'ababyeyi banjye bose baba barapfuye, ariko ngomba gukurikirana imitungo yabo, ntabwo igomba kuzimira burundu, ntabwo bigomba kuba amateka, ngomba kubikurikirana byose nkamenya ibyo ari byo, nkamenya ahantu biri. Muragira ngo murabyibuka ku bantu babasha kuba bakurikirana neza aho uyu nguyu Rurangirwa yabyivugiraga. Niba rero ibingibi utarabyumvishe, ukeneye gusubira inyuma, ukeneye kujya gusubira inyuma ukajya kureba, ukavuga ati Rurangirwa yavuze iki? Rurangirwa yavuze iki ku bijyanye no kuba Iribagiza yari yarapfuye kiriya gihe Rugema ndetse na Nyiranambara bamubeshyaga bakavuga yuko yapfuye, nyamara mu by'ukuri atapfuye. So ibingibi nibyo dushaka kureba rero, ibyo dushaka kureba kabisa. Rero mwandike muri comment mutubwiye, ese mwege murabyumva gute, munabibona gute, muri kubona iyi ntambara uno mugabo Rugema araza kuyitsinda? Ntabwo ari buze kuyitsinda, birakomeye cyane, kubera ko Rurangirwa yaje yarakaye cyane, yaje yisize insenda, ntabwo ashaka kuvuga ibintu byinshi, yagiye abashyiramo imiyaga inshuro nyinshi cyane, agenda bashyiramo imiyaga, ariko kuri iyi nshuro nta miyaga n'imwe na mike agomba gushyiramo. Ariko nawe imagine, itekereze neza, ufite umuryango wawe usa nkaho wose wazimiye, ukaza kwibonera mushiki wawe nyuma, ni gute utakurikirana neza ngo umenye ababyeyi bawe byagenze gute? Ni gute utabikurikiranye? Waba ufite ikibazo mu mutwe, uba ugomba gutekereza ikintu ugomba gukora ku muryango wawe, ugakora amateka, ugasiga amateka, ku buryo niyo wanabyara n'abana bazamenya impamvu ababyeyi bawe byagenze gutya na gutya. Atabashije kubabona umwana wawe, ukavuga ati bapfuye ryari gutyo, ukagenda umenya amakuru, ukamenya kugira ngo bapfe byagenze gute, ninde wabishe, ninde wabagambaniye, ninde wabarashe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero tuba tugomba kumenya mu buzima busanzwe, ese mu gihe duhuye n'ikibazo kimeze gutya, muri situation imeze gutya, twabigenza gute, twakitwaramo gutwe, twabyitwaramo gute? So iyi ngiyi rero ni isomo rikomeye cyane tuba tugomba gukuramo. Reka rero twese tugume ku murongo, turebe ese biraza kugenda gute, biraraza kurangira gute. Ari nako mbibutsa gukora subscribe, inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe kuri ino televiziyo tuba turimo turabagezaho ino filime nziza y'inzira y'umusaraba. Iki ni cyo gihe, ni nako kanya kugira ngo tubashe kuba twakurikirana, ubashe kuba wakora subscribe, ubashe kuba wagenda ubona notification, hanyuma uzikanda uzajya ubona ama episode tuba turimo turagenda dukora umunsi ku munsi. Ikindi mutumire inshuti n'abavandimwe, niba uzi ko utatumiye inshuti n'abavandimwe, iki nicyo gihe kirageze kugira ngo batumire nabo baze bakurikirana ino filime nziza y'inzira y'umusaraba. Hari ibintu utarimo gusobanukirwa, si uko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru, ni abantu narinzi, ni abaturanyi, ababyeyi bawe ndabazi, urumva? Ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho, urumva? Ntabwo uri buze kunshinja ko jyewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho, nkaza kugira impuhwe zo kuba nakuvana. Baragutereranye, urumva? Nta wundi muntu wari ukuzi hariya. Thank you. Urakoze kungirira impuhwe. Nta wundi muntu wari ukuzi hariya usibye jyewe. Urakoze kungirira impuhwe. Reka tubereze igihe. Reka tubigiye.
arashaka iki? buriya wasuye mba numva twakomeza tukivugira bukira bugacya nkagusasira ukaryama uzi ko mba numva utataha. rega njye nawe turi inshuti. ni ukuri pe rwose uzi ko duhuza ibiganiro tugaseka nkumva uri umuntu wanjye nkumva mbese nkumva ndi muri Afurika koko. oya nduwawe w'igihe cyose. yego shabana cyo gusa nisubirayo nzagukumbura sinkubeshe ibya telefone se kwije kuvugana kuri telefone ugira ngo burya biba bihagije. reka burya umuntu wawe niwo muhuramo burya ifuni bagara ubushuti n'akarenge cyane iyo nkubona nawe ukambona turaganira ibintu byose tugahuza urugwiro. ni ukuri mba nishimye pe wakoze kumpa umunsi mwiza. ni ukuri yose ngaho jya imbere ngo herekeze. ariko reka aricyo nari nibutse mama Cyusa inkuru iri mu rugo iwacu ntagahoma muno imeze gute se kandi kwanya wawe rudushye ariko rero ibaye ariyo sha mana yanjye sinzi uko twese twabyakira. ese mama Cyusa ubu koko igihe cyose tuganira turahorana njye nawe iriya nkuru numvishije mu rugo yaba ariyo. hari ibiki se ko iwanyu wahora udushya twinshi ntamenya ari iyihe koko mu makanya sizanduruzi nawe uri kwigira iruze ubu uri kwanga kumbwiza ukuri. turashize ese ikintu naguhisha ni ikihe mami? hari ibintu umuntu w'umumama ahisha ariko rero kabubwire niba koko iriya nkuru yo ari ukuri sha mama Cyusa cyo wintera amatsiko makanya akose mana yawe reka tureke ibintu bya brag. mama Cyusa mbabarira umbwire kandi ubwize ukuri iriya ndi simba twite ngo ni ya Cyusa. ariko mana yo mu ijuru mama Kanyana baramubeshyera bura ku mana njye mu rura rugo mva